Kalisa umusore muremure w'igikara utabyibushye cyane uringaniye rwose, ni umusore mwiza byo. Aho ataha naho rero ni heza cyane, afite inzu nziza ikeye rwose mu buryo bugaragara, agenda muri Range Rover. Ni mu masaha y'umugoroba rero aratashye. Uyu musore aba afite isuku ku buryo rwose nubwo aba avuye mu ngendo nyinshi aba yiriwemo, ariko mu by'ukuri uba ugira ngo ntabwo yigeze akandagira hasi. Akunda isuku cyane, aba ashaka ko ibintu bye bihora ku murongo kandi bikeye. Arakomanga rero, Mary ni umukobwa baba bararanye iryo joro, aramufungurira maze agahita amubwira ati karibu mukunzi. Kalisa rero abakinjira maze agahita abona agapapuro gato cyane ariko kaba kari hasi, maze agahita amubwira ati aha hantu kubera iki hari umwanda bigeze aha. Mary ati umwanda? Ati ariko sheri, uzi inshuro zose nakorobye iyi nzu. Kalisa ati inshuro zose wakorobye iyi nzu maze ikaba isirya se? Ati wakureba ukuntu rwose wisize makiyaje kugira ngo ukunde ube mwiza, nyamara urarenga ukaba mu mwanda. Mary ati nkaba mu mwanda? Kalisa ati yego. Ati ahubwo niba utazi gukora amasuku ngo ube ahantu hasukuye, uzagende rwose ujye kuba muri puberi cyangwa ube ku muhanda, niho bajugunya ibyo babonye byose. Naho mu nzu yanjye ho rwose ujye ubyitondera, nta bintu by'umwanda mpashaka. Ubwo kandi Kalisa aba abivuga atoragura ka gapapuro agahita yigendera, ati umukobwa w'umunyamwanda gusa. Mary rero asigara ahagaze ababaye rwose. Uyu musore rero aba yarafashe umwanzuro ko ashaka rwose umukobwa bazabana nyine uzaba umugore we, ariko nanone akavuga ko uwo mukobwa agomba kuba nta nenge n'imwe afite. Niyo mpamvu buri mukobwa wese atekereje ko bashobora gukundana abanza akamuzana mu rugo iwe, maze akabanza akamwitegereza neza amwegereye, akareba nyine uko akora amasuku, akumva uko ateka ibintu byose akabanza akabyumva, kubera ko rwose yavuze ko agomba kuzahitamo yitonze kandi agahitamo umuntu udafite inenge n'imwe. Ku rundi ruhande rero Violette nawe ni umukobwa mwiza cyane, uteye neza, usa neza rwose, ufite umubiri mwiza cyane. Ni mu masaha rero ya kumanywa, aba ari mu modoka n'umukunzi we, maze areba muri telefone y'umukunzi we agahita abona amafoto y'uyu musore n'abandi bakobwa baba bamucana inyuma. Ahita arakara maze bagatangira gutongana, barashwana rero umwanya munini, maze Violette agahita ava mu modoka y'uyu musore akamubwira ati sinkeneye gukomeza kwicarana nawe, reka rwose ngende n'ibirenge. Uyu musore arabwira Violette ati hangane, dore rwose turi mu muhanda, nibura se wakwihanganya ukagenda ugafata n'iriya mpano yawe nari nakuguriye. Violette ati nta kintu kiguturutseho nshaka habe na kimwe. Ati kandi sinakongera kwicara mu modoka yawe ukundi. Ati nta soni, umusore uzi guca inyuma gusa nta kindi uzi. Violette rero ahita yigendera, maze uyu musore yagerageza kumukurikira. Violette turamenye ntagukorera ikintu kibi rwose, kuko ubu ngubu ndumva wagira ngo si njyewe, umujinya mfite wankoresha ibibi, genda rero rwose ndeka. Uyu musore afata imodoka akigendera, maze Violette nawe agahita atega moto agataha, gusa aba yababaye cyane cyane cyane. Violette rero yageze mu rugo maze ahita ahamagara umushuti ngo aze kumureba. Yaraje rero batangira kuganira. Violette ati uzi uriya musore ibintu yankoreye, yifate koko anca inyuma maze acana inyuma n'umukobwa udasobanutse kuriya. Atuzi yuko neza twari tugiye gukora agisida kubera ukuntu navuye mu modoka iri no kugenda. Mushuti we ati ariko se ubu wowe urabona bizemera koko? Ati uzi ko bibaye inshuro enye zose mu mezi 5 gusa. Ati tekereza ko umusore wese mukundanye iyo akoze ikosa uhita umwanga burundu. Ati rega ntabwo byashoboka, nta muntu nyine ubaho mwiza hose utakora ikosa, ntabwo bibaho rwose. Violette nawe ati rero numva ari uko bimeze, nanjye nzakomeza nkundane n'abasore kugeza igihe nzagera kuwa nyawe. Ngewe rwose ntabwo nshobora kubana n'umusore nshidikanyaho, umusore akankorera ikosa maze tukagumana, noneho tekereza uwanciye inyuma we ni urundi rwego. Mushuti we ati ariko nyamara uzi ko washoboraga no kumukoresha agisida ku muhanda. Tekereza nk'uko kuntu wavuye mu modoka igenda maze agahita ahagarara atabyiteguye, yari gukora rwose agisida.
Violette ati none se wagira ngo mbigenze nte? Urumva umukobwa wari umaze kumenya ko umusore bakundana amuca inyuma, nagombaga kwitonda rero maze nkigira nk'umumarayika, ubu si njyewe rwose, ntabyo nashobora. Mushuti we rero ahita amubwira ati tukivuga ibyo rero yanampamagaye rwose ngo mufashe kugusaba imbabazi. Violette ati niba udashaka ko nawe tuba abanzi, icecekere wikurirwa ubimbwira, igumanira ikibazo cyawe rwose, ntabwo nzigera nongera kumubabarira, nta nubwo nshaka kongera guhura nawe, namuhaza bihagije. Kalisa rero we kubera agapapuro gato cyane asanga mu nzu ye, Mary rwose bahita barangizanya, ubwo nta kundi nyine ahita abona ko atazamuviramo umugore mwiza, ubwo rwose aba yamaze kumwanga. Hashira iminsi rero maze agahita noneho atangira gukundana na Olive, nawe nyine ni kwa kundi amuzana mu rugo, arahamusiga rero maze akajya ku kazi, ataha ku mugoroba nk'ibisanzwe nyine, umusore ukeye rwose uba uhumura neza, ufite fresheri, ugenda ukagira ngo ntakandagira hasi, imodoka ye nuko nayo nta kantu na gato kagomba kuyijyaho. Agera mu rugo rero agakomanga, maze Olive agahita afungura. Kalisa rero ahita amubwira ati wirute mukunzi. Olive ati meze neza sheri. Kalisa ati iyi nzu ko numva ihumura cyane. Ubwo abavuga ibyo nyine binjira mu gikoni, afashe uyu mukobwa mu nda amuturutse inyuma. Olive ati harahumura nyine ibyo kurya naguteguriye. Kalisa ati nkabyumva rero, ati wateguye iki se? Olive ati bya bindi nyine ukunda nawe uzi. Ahita apfundura, maze Kalisa agahita asanga ni umuceri n'inkoko, nibyo byo kurya bye rwose aba akunda cyane. Ahita avuga ati wawu, ati mbega ibyo kurya biryoshye, ati ntabwo narindira rwose kwirirwa njya ku meza, reka ntangirire gufungurira ahangaha mu gikoni. Ahita rero atangira kurya, atamira ubwa mbere, maze agahita areba hirya, agahita abicira ati mbega ibiryo. Olive rero utangaye ati sheri, ati none se kandi bifite ikihe kibazo? Kalisa ati urumva umunyu batetse, ati uzi ko wagira ngo hano rwose turi mu marushanwa yo guteka umunyu. Olive ati nyamara urasanzwe, nabyumvise rwose ko hatarimo umunyu mwinshi. Kalisa ati nyine ntabwo wumva, ati urumva ukuntu ndi kukubwira maze ukamburanya, ati ibi byo kurya birimo umunyu mwinshi ku buryo nta muntu wabirya, ati ukuntu uri mwiza gusa, ariko nyamara ntabwo uzi guteka habe na gatoya, ati ubwo se urabona ari nde musore uzagukunda utazi no guteka? Olive ati koko se, ati uravuze ngo ntabwo nzi guteka? Kalisa ati cyane, ntabyo uzi rwose, ntabwo uzi guteka habe na buhoro. Olive ahita atangira kurira, maze Kalisa agahita amufata ku matama, ati nyamara uri mwiza, ufite agasura keza cyane, urakeye, ariko mu by'ukuri nta karite nyine yatuma umuntu akugira umugore ufite. Ubwo kandi uwo nawe rwose baba barangizanyije, kubera ko nta mukobwa ufite inenge n'imwe aba ashaka. Umunsi wakurikiye rero Kalisa ajya gusangira na Clement. Clement ni umusore w'inshuti ye, ariko we nyine yakoze ubukwe, yarashatse. Baba bicaye rero bari kuganira, maze Clement akajya abaza Kalisa ati ariko se nkwibarize, ubwo urabona udafite ikibazo kandi gikomeye, urabona ukuntu uhora uhinduranya abakobwa ngo wabuzemo uwa nyawe? Ntabwo bishoboka, bari abakobwa ntabwo aribo bafite ikibazo, ikibazo kiri kuri wowe, ni wowe wananiranye. None se abakobwa bose bafite defo utakwihanganira? Clement atega Kalisa ati oya, ntabwo ari ukwihangana, njyewe ntabwo nshaka umukobwa nzihanganira, nshaka kuzashaka umugore utagira defo n'imwe, ni uwo mugore nshaka. Ubwo rero nta kinyirukansa, nzakomeza rwose mbatesitinge kugeza igihe nzabonera umukobwa udafite defo n'imwe, ni uwo nshaka. Clement rero ahita amuseka ati uratangaje, cyakoze ni ukuri, ati uzi ko njyewe nakundanye n'abakobwa 3 gusa, kandi abo nyine ni nabo nakuyemo umugore wanjye, kandi rwose ni umugore mwiza ku buryo n'ubu nticuza. Kalisa ati nyine ni wowe ahubwo ufite ikibazo cyo guhubuka, naho njyewe nzitonda bishoboka byose, ariko uzi umukobwa utaha ugasanga inzu yabaye puberi neza neza. Ubwo kandi abavuga nyine agapapuro gatoya gato cyane, gato rwose ntabwo ushobora kumva ukuntu kanganaga. Baba bakiri kuganira rero ibiganiro, maze Violette akaba arinjiye.
Kalisa aba akimukubita amaso akamureba akaguma yasamye adahumbya, mbese nk'umuntu utangaye cyane. Arakomeza akamureba akamukurikiza amaso. Violette rero ahita aza agasuhuza Clement, kubera ko Clement aba ari inshuti ya wa musore wakundanaga na Violette, ikindi kandi aba ari n'inshuti ya Violette, mbese aba ari inshuti y'iyi couple yose. Violette ahita asuhuza Clement maze agahita yicara ati wambwiye ko nshaka byihutirwa, ubwo rero ntabwo ndi butinde hano, mpafite iminota 15 gusa kuko nabwiye mama ko ndi buhite nza. Clement ahita atangira kumuseka ati ariko se koko ubu turi saa 4 z'ijoro none utangiye kuvuga ngo uratashye, umukobwa wa mama nawe rwose urakabije. Gusa nyine ubwo Kalisa we ntabwo aba yari yavuga, aba akimureba nyine atahumbya yasamye, kubumba umunwa byamunaniye, aba ari hafi guta inkonda. Arakomeza akamutegereza maze Clement agahita abwira Violette ati rero yambwiye rwose ngo aragusaba imbabazi kandi akomeje. Violette ati ariko twari twabivuganye, wari wambwiye ko rwose ko atari affaire iri buduhuze, none kandi urabigaruye. Clement ariko ni ukuri umuntu asabye imbabazi aba agomba kuzihabwa, kubera ko nawe nyine yaricujije yamenye ko yakoze amakosa. Violette ati umusore waciye inyuma ubwo urumva yaricujije koko ari amakosa yoroshye ku buryo namubabarira gutyo gusa. Abakivuga ibi rero maze Kalisa ati njyewe rwose ntabwo naguca inyuma, sinaguca inyuma, sinazigera mbirota, nagukunda nkagukunda, ntabwo rwose ntazigera nguca inyuma na gato, kuko ndabona uri umukobwa mwiza kuruta abandi bantu bose, ni gute umusore yaguca inyuma? Violette ahita ahindukira akareba uyu musore agakomeza akamubwira ati nabivuze, ntabwo njyewe nakwigera nguca inyuma, ntabwo rwose nzigera ngutendeka. Violette aramureba maze akumirwa. Clement rero ahita abwira Violette ati ihangane rwose, uyu musore nyine ni inshuti yanjye yitwa Kalisa. Ati ubwo nyine za burage ze agira burage nyinshi, maze agahita abwira Kalisa ati ariko se Kalisa ntabwo wumvise ko uyu mukobwa ari kopine w'inshuti yanjye? Kalisa ati icyo numvisemo ni uko ari ex we, kuko urumva ko nyine yamuciye inyuma. Ahita abwira rero Violette ati ni ukuri ahubwo shima Imana ko wabibonye hakiri kare, ati kubera ko uwo mugabo ni ikigwari, ni gute umuntu yaca inyuma umukobwa mwiza nkawe? Njyewe ntabwo nzigera nguca inyuma habe na gatoya. Aba bombi rero baratandukana, ariko nyine Violette akagenda yibaza kuri uyu musore. Uyu musore rero ashaka nimero za Violette maze agatangira kujya amuhamagara umunsi ku wundi. Aba ari mwiza cyane rero uyu musore, kandi nanone aba afite n'ururimi rwiza, aba azi kuvuga amagambo meza rwose, aba azi gutera imitoma, ku buryo rero aganira na Violette maze Violette agahita yumva umusore ni uyu nguyu koko. Baratangira rero bakajya bagasohokana kenshi. Umunsi umwe rero Kalisa asohokana Violette maze akamujyana mu bwato bakajya mu nyanja. Baba bagenda rwose bameze nka Jacques na Rosa neza neza kwa kuntu bari bameze. Urukundo rero rugeraho rwose rukaryoha. Gusa nyine ibi bintu byose biba mu gihe gitoya, kubera ko yaba Violette aba yari yibereye mu gahinda, abona umuntu umuhoza rero rwose agahita ahindukira vuba cyane. Naho rero Kalisa we uyu mukobwa aba yaramubonye akabona noneho ubwiza afite atandukanye n'abo bigeze guhura bose. Nyuma y'iminsi mike rero Violette aza gusura Kalisa mu rugo, ubwo nyine aba yaje kugira ngo anamuraze iryo joro. Araza rero maze bakajya muri dushe bakitunganya. Violette agatangira gusiga amavuta Kalisa mu maso, atangira rwose kumukorera utumasaje. Kalisa rero aragenda akishimira uyu mukobwa cyane. Violette aragenda akajya mu gikoni agategura maze bakajya ku meza. Kalisa aba anezerewe cyane rwose, uyu mukobwa bamuha keya nyine asanzwe yifuza mu buzima. Aba ari kujya amutamika ibyo kurya, bari kujya bakina udukino nk'utw'abana, baba bishimye rwose, urukundo ruba ruryoshye. Amasaha rero y'ijoro aragera maze bakambara imyenda y'ijoro, ariko nanone bakaba bicaye muri salo bari kuganira. Ubwo
Kalisa aba yicaye mu ntebe naho Violette amwicaye ku bibero nyine Kalisa amukikiye bari kuganira ari nako kandi baba baseka rwose bishimye. Baba bari kunywa rero akawayini maze Violette agatereka ikirahure ku itapi. Arahaguruka rero agiye gufata telekomande kugira ngo ahindure shene maze agahita akoma cya kirahure kigahita ya wayini igahita imeneka ku itapi. Uyu musore rero ahita ahagurukana n'umujinya ati itapi yanjye uyimennyeho wayini. Maze Violette ati hari icyo se, ibi ntabwo birenze, byihorere reka twikomereze gahunda yacu, iyi rwose nzayisukura mu gitondo kandi ntibuyisukure neza ntugire ikibazo. Kalisa ati uzayisukura mu gitondo? Itapi yanjye ikararana uyu mwanda wose. Violette ariko nta birenze ati gusa ibyo bintu ni iki kirahure gusa kiri kukuvugisha. Kalisa ahita ahaguruka n'umujinya maze akagenda akazana itorosho agahita atangira gutunganya ya tapi akuraho wayini maze agahita abwira uyu mukobwa ati umukobwa w'umunyamwanda gusa ati nta soni aturambonera ukuntu unyangirije itorosho unyangirije itapi. Ahita atangira kumubwira nabi cyane akamubwira amagambo mabi rwose yo kumukomeretsa ukuntu ntacyo ashoboye, ukuntu ari ukumureba gusa ariko mu by'ukuri ari umunyamwanda. Uyu mukobwa rero ahita arakara maze agahita amubwira ati umuhungu ufunze umutwe gusa ati ubuse iyo tuyikora isuku ejo ntabwo byari kuzashoboka. Ahita avuga ati reka nitahire ndabona rwose unteye umutima mubi. Maze Kalisa ati taha gira vuba. Ubwo ni nako amufata amusunika amujugunya inyuma y'urugi tukanyanduriza inzu nta soni. Amara kumusunika rero agahita yibuka yuko atamuhaye inkweto ze, ahita aza agatoragura ibikweto bye biri aho muri salo agafungura urugi gato akabijugunya hanze agahita afunga ati nta soni umukobwa unjagaraza gusa. Kalisa rero ahita agenda akigira mu buriri, naho rero Violette asohoka atareba kandi aba ari amasaha y'ijoro cyane, aba afite n'umujinya nta kontrole aba afite, yinjira mu muhanda rero atarebye maze imodoka ikaba iramukubise. Abantu bamugonze bahita bakomeza bakigendera maze akarara aho ngaho mu muhanda ahagaramye. Buracya mu gitondo rero maze abaturanyi n'abantu baba bari kugenda aho mu nzira baraza bagasanga uyu mukobwa imodoka yamukubise kandi haba ari mu marembo neza ya Kalisa. Abantu bamutondaho uruziga ari benshi cyane bibaza ibyabaye, ariko nanone baba bamukoraho bakumva aracyafite akuka. Kalisa rero asohoka agiye ku kazi yiteguye neza yambaye neza bya bindi bye nyine, ariko akabona imbere y'urugo rwe abantu baruzuye bari gusakuza. Agenda agiye kureba ibyabaye maze agahita asanga Violette aryamye aho hasi ameze rwose nk'uwapfuye. Bagahita bamubwira bati wowe rwose uraho uriryamiye umuntu ari gupfira imbere yawe, bati cyangwa niwe wamwishe urahamujugunya. Abakimukubita amaso rero maze agahita yiruka amusanga agahita amukoraho ati Violette amukoraho akumva nyine yakonje, ariko nanone agihumeka gakeya ahita atangira rero akavuga ati nimumfashe muhamagare ambulance. Barayihamagara rero maze agahita amujyana kwa muganga. Bagera kwa muganga rero maze bagahita bafata telefone ya Violette bagatangira gushakamo nimero z'abantu bahamagara rero mama we. Uyu Violette nta nubwo rwose aba afite umubyeyi w'umupapa. Bahamagara mama we maze mama we agahita ahamagara musaza we, ubwo ni hanko nyine wa Violette ati banguka rwose umperekeza kwa muganga ibintu byakomeye. Uyu rero musaza kandi uyu onkle wa Violette aba ari n'umuntu rwose w'umuyobozi ukomeye, aba ari umuntu wubashywe abantu bose batinya. Ubwo rero Kalisa aba agihagaze kuri reception kwa muganga nyine ajya kubona akabona mama wa Violette araje ndetse n'anko we. Mama we rero aba agira amahane menshi cyane, aza atongana ati umwana wanjye ari he, atameze ate, ati cyambwira umuntu wamukoze ibyo bintu, ati neza nahita mukuramo uduceceti, ati namucimbagura kuko ntabwo nakongera kumureba mu maso yanjye, ati umuntu wifata agakora ku mwana wanjye, ati umwana wanjye ntabwo akorwaho.
ubwo kandi aba ari kugenda asakuza. Ubwo niko rero anko wa Violette aba abwira uyu mumama ati tuza, hano ni kwa muganga, ntabwo kwa muganga basakuza, kwa muganga umuntu aratuza, reka tubanze dukurikirane ubuzima bw'umwana, urabona gukurikirana ibindi nyuma. Bahagarara aho rero bategereje ko dogiteri aza. Dogiteri ahita aza maze agahita ababwira ati umwana wanyu nyine ntabwo rwose ameze neza habe na gahoro, ararembye cyane bishoboka. Ati ikigaragara ni uko ashobora kuba yanangiritse mu mugongo, amaguru ye ntabwo ari gukora, ndetse no mu mutwe we hashobora kuba rwose hakiri kuva. Mama we rero noneho ahita yenda gusara, ati ariko ubundi ati ninde wamuzanye hano? Dogiteri ahita amubwira ati uwamuzanye ni uyu musore. Mama ahita amuhindukirana ati urabona igihe twahereye tubaza umuntu wamuzanye aha, none wicecekeye ntiwavuga, ati ni wowe wamukoze ibi byose se? Kalisa rero atangira kwisobanura ati hoya rwose ntabwo ari njye nabimukoze, gusa nyine twari turi kumwe, hari ibyo tutumvikanye rero turashwana maze ahita ataha. Mama we ati nta soni ukifata ukohereza umukobwa mu masaha y'ijoro ntunamuherekeze, ubu se ntabwo mvuga ko nyine yahuriramo n'ibibazo? Ati umuhungu w'igisimba gusa, ati ariko umwana wanjye aragira icyaba urambona. Ubwo kandi nabwo aba ari kumusimbukira amukubita inshyi amuhondagura. Kalisa aba yumiwe. Uyu mumama rero ajya kureba umwana we, maze anko wa Violette agasigarana n'uyu musore, aramubwira ati ariko ubwo nta soni ufite? Ati wakureba ukuntu uri umusore w'ibogare, umusore mwiza rwose wiyubashye, umuntu yatekereza ko ufite n'ubwenge mu mutwe. Ati umuntu arifata agafata umukobwa akamwirukana mu nzu mu masaha y'ijoro, ati ariko ubundi ubwo ntabwo baba babanje no kumukubita cyangwa kumuhohotera? Kalisa rero wagize ubwoba n'ubundi bw'ibyo ari kubona, ahita avuga ati hoya rwose ntabwo ibyo bintu nigeze mbikora, ni uko tutumvikanye gusa. Ahita rero asohoka aragenda, kandi nta nubwo ari njye namwirukanye, ni we wijyanye rwose. ubwo rero ntabwo nari kumufata ku ngufu kugira ngo agume iwanjye, ni uburenganzira bwo gutaha igihe yumvise atanyuzwe n'aho yari ari. Uyu muhungu rero ahita amubwira ati njyewe uranzi? Kalisa ati yego ndakuzi, uri umuyobozi. uyu anko ahita amubwira ati umva rero nkubwire wicunge, kuko njyewe ntabwo njya mvugirwamo. umwana wa mushiki wanjye aragira icyaba, urahura n'ibibazo ubyitegure, kandi ntabwo wemerewe kurenga uyu mujyi turimo. Kalisa rero ahita agira ubwoba, ariko nyine agahita ataha. Kalisa rero agera mu rugo akabura amahoro, ahamagara Clement ati ngwino nkubwire. Clement rero aza kumureba, maze Kalisa akamubwira ibyabaye byose. Ahita anamubwira ati ubu rwose ari kwa muganga ntabwo yumva uvuze. Clement ati none se mbwiza ukuri, ni gute watinyutse kwirukana umukobwa ayo masaha? Kalisa ati ntabwo namwirukanye, niwe rwose wijyanye, ahubwo ibyo ntihagire umuntu n'umwe ubindenganyiriza, kuko nta kundi kuntu nari kubigenza, ubwo sinari kumufata ku ngufu. Clement ati hoya ni amakosa yawe rwose, ati ubundi se tuvugeho yuko ari we wijyanye, ni gute imodoka yagongera umuntu imbere y'amarembo yawe neza? Kalisa ati ariko se ntabwo abajene b'iki gihe ubazi batwara nabi cyane, biroroshye rwose ko bahamugongera, ndetse ari amasaha y'ijoro, noneho abantu baba batwara basinze, abandi batwara nta n'amaperimi bafite. Clement rero ahita amubwira atumva, ati rero ndakubwiza ukuri, uri mu byago rwose, uri mu bibazo, usenga Imana usenga kugira ngo Violette atagira ikintu aba, naho ubundi ndakubwiza ukuri anko we rwose ntabwo wamukira agize ikintu aba. Ndakubwiza ukuri uri umusore w'umupfu rwose, twakubura isaha n'isaha. Kalisa rero yumva ibi bintu noneho umutima ukamuvamo, akibaza icyo gukora, ariko nanone akumva nta gisubizo afite. Kwa muganga rero ho mama wa Violette ndetse na musaza we baba bicaye rero imbere y'igitanda. Violette rwose aba akiri muri koma. Mama we ati urambonera? Ati umwana umwe ku isi mfite, umwana watumye nitwa mama, umwe gusa rukumbi mfite, barifata bakamukozaho ibiganza. Reka nze nkwereke mpamagare ba basore banjye maze bankosorere uriya musore.
Uncle wa Violette rero ahita abuza mama wa Violette akamwambura telefone ati hoya icyo si igisubizo kubera ko bashobora kumwica. Ati ikindi kandi aramutse abitekerejeho neza yahita atoroka igihugu maze tukamubura. Ati ahubwo icyiza ni uguhamagara polisi kuko bo nibamutwara baramufunga kandi nta hantu na hamwe ari bube yajya. Mama wa Violette ati ndakubwiza ukuri n'ubundi nubwo uri kubimbuza ariko umwana wanjye nadakanguka uriya muhungu n'ubundi ndamusiba ku ikarita y'isi. Ikindi kandi n'abamukomotseho bose n'abazamukomokaho bose nzabagendaho. Ubwo rero uyu mu oncle wa Violette ahita ahamagara nyine kuri polisi maze bagahita bajya gufata Kalisa bakajya kumufunga. Violette rero nyuma y'iminsi aza gukanguka ariko rwose aba afite imbaraga nkeya. Amara gukanguka rero maze muganga akaza akegera ababyeyi be akababwira ati rero mugomba kwihangana kubera yuko umukobwa wanyu ashobora kuba atazongera kugendera ku maguru y'ukundi. Ati yarangiritse rwose mu buryo bushoboka ndetse rwose n'urutirigongo rwe ntabwo ruri gukora neza. Ati ubwo rero ni ukwihangana nyine azajya agendera mu kagare. Mama we ati hoya ntabwo bishoboka, ntabwo rwose umwana wanjye bamugira gutya. Ubwo ariko nyine Kalisa we aba agifunze. Hashira iminsi rero Violette yarakangutse gusa nyine aba yariyanze nawe arakanguka bamubwira yuko atazongera kugendera ku maguru ye maze akarira rwose akananirwa kwiyakira. Papa rero wa Kalisa amenya yuko umwana we afunze maze agatangira kuza gushaka mama wa Violette ndetse rwose n'uyu mu oncle we kugira ngo abasabe imbabazi. Araza akajya aguma kwa muganga akita kuri Violette ari nako rwose akomeza gusaba imbabazi aba babyeyi ba Violette. Bageraho rero maze bakamubwira bati tuzakubabarira ariko nanone kuri kondisiyo imwe. Oncle wa Violette abwira mama wa Violette ati kugira ngo tubabarire uyu musore bamufungure ni uko agomba kuzaza agahita akora ubukwe na Violette. Mama wa Violette ati hoya wendohera umwana ubu se uyu musore noneho urumva atamwicira mu nzu neza neza. Ati umuntu ari n'ubundi uko ameze niwe wabiteye none urumva ameze atya noneho atazamukira mu nzu. Oncle wa Violette ati nuko bigomba kugenda kubera yuko urabona se umukobwa ugendera mu kagare umukobwa wamugaye urabona ninde muhungu wundi wazemera kumushaka. Ntawe rwose uyu rero wamuteje ibibazo niwe bagomba kubana ni nawe kandi ugomba kumushaka. Ibi rero baba bari kubivuga ari nako kandi babibwira papa wa Kalisa. Papa wa Kalisa uba uhangayikiwe umwana we kubera ukuntu muri prison baba bamuhondagura rwose. Ibi byose arabyemera akavuga ati nta kibazo bazabana rwose ariko mumufunguze. Ubwo icyo gihe nyine haba hashize amezi 4 yose Kalisa ari muri prison. Baragenda rero maze bakamufunguza. Papa aramubwira ati rero rwose kugira ngo be kugusubiza muri prison ni uko ugomba gukora ubukwe na Violette. Kalisa ati njyewe Kalisa ngakora ubukwe n'umukobwa ugendera mu kagare. Ati niyo naba nsinziriye rwose ibyo sinabyemera. Ataho kugira ngo nkore ubukwe n'uriya mukobwa nakwemera rwose nkibera muri prison ubuziraherezo. Papa ati inkoni zaho rero ntacyo zari zikubwiye urumva ushaka kuzisubiramo. Arongera akabitekereza nabyo akumva biteye ubwoba ariko rwose akumva ntabwo yabana n'uyu mukobwa. Papa rero wa Kalisa akomeza rwose kwinsista kugira ngo Kalisa abane n'uyu mukobwa maze Kalisa akamubwira ati ariko ubundi nta kindi rwose kizima wambwira urabura ute kumbwira ngo nimfate responsibility. Ati kandi nawe ntazo wafashe. Ati uriyumva uvuga. Ati ubundi se wowe uri mubyeyi nyabaki wadutaye kera nkiri mutoya wigeze se unkurikirana na rimwe ngo umenye uko meze wigeze umenya homba
wigeze umenya ikimbeshejeho? Umubyeyi gito gusa waragiye wibera iyo ngiyo, none uragarutse ngo ninkore ubukwe n'umuntu utagenda? Ubu se urumva ngomba kukumvira mu by'ukuri? Ahita kandi yirukana papa ati mvira mu rugo, genda rwose ndakwirukanye, nta mubyeyi ukurimo, nta nubwo wowe njya ngufata nka papa wanjye, nta nubwo nzi ukuntu rwose wongeye kugaruka mu buzima bwanjye. Gusa nyine papa we akomeza kubimwumvisha, maze Kalisa yageraho nyine akumva nta yandi mahitamo afite, agatekereza ko aho kugira ngo ajye kuba muri prison imyaka ye y'ubuzima bwose yakwemera maze akajya agashakana n'uyu mukobwa. Papa rero wa Kalisa ajya kubwira mama wa Violette ndetse na uncle we ko Kalisa yemeye ko bazabana. Baragenda rero maze bakabyumvikana, bakamubwira bati tangira rero ushaka inkwano kandi unitegure kuko nta gutinda guhari. Ibi byose Kalisa arabyemera ndetse na papa we bahita rero bahamagara Violette kugira ngo bamubwire icyemezo bafashe. Baramubwira bati rero urebye uko umeze urabona ko rwose urarwaye kandi cyane, umuntu rero wagukoreye ibi ngibi mugomba kubana maze akakwitaho. Violette atangira kurira ati ariko se ma, aturanyanga bigeze aho, ati ku buryo wumva nabana n'uyu musore w'umugome kuriya, ati uyu musore ntawe uzi, ati noneho yanyicira mu nzu neza neza, ati cyakoze niba warampaze aho kugira ngo mbane nawe wanjugunya, ntabwo rwose nabana n'uyu musore aho kugira ngo tubane nakwiyahura. Mama ati none se mwana wanjye urabona ninde uzagushaka nyine umeze gutyo, ko wagukoreye ibi ngibi yakabaye ari nawe wirengera ingaruka? Violette ati n'ubundi ntawe nkeneye unshaka, ni ukuri rwose ntabwo uyu musore nabana nawe, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Ati ahubwo niba ushaka kumuha igihano icyo kumuha ndakizi. Ahita amubwira ati umva rero wowe wa musore we rwose w'imburamumaro, n'ubundi niwe watumye mera gutya, niwe wankoze ibi byose, none rero guhera ejo mu gitondo nkeneye umuntu uzajya unyitaho by'umwihariko kuko nta muntu uri hano wo kunyitaho. Ubwo rero uzajya uza unyiteho nyine, ungaburire, unkarabye, unyambike, unyiteho nyine unjyane aho nshaka, uzajya wirirwa hano umunsi wose, saa moya za mu gitondo sinze kukubura. Noneho Kalisa yumva ibi bintu agahita amubwira ati njye nkwitaho ngo ukarabye, ati ibi bintu si ubwo nabishobora koko? Uyu mukobwa aramubwira atumva nta mahitamo ufite, ubwo uraza cyangwa ubyihorere, ati gusa nyine ibintu ni bibiri, urahitamo kuzajya uza ukanyitaho cyangwa se nawe ujye kuborera muri prison. Kalisa arataha maze akabitekerezaho, papa aramubwira ati nawe ufate icyemezo nyine nk'umuntu w'umugabo. Agera mu rugo akarara adasinziriye yibaza kuri ibi bintu, ariko birangira nyine yumvise ko uko bigomba kugenda, aho kugira ngo asubire muri prison ntacyo atakora. Saa moya za mu gitondo rero arazinduka maze akitegura, ahita afata imodoka maze akajya kureba uyu mukobwa. Arakomanga rero maze bakanga kumufungurira, arakomeza agakomanga akamara umwanya munini cyane ku rugi, agera aho agatangira kurakara maze akavuga ati ubundi se bimaze iki kuba naba nazindutse nza hano nyamara ntibamfungurire umuryango? Arakomeza agakomanga avuga ati ni njyewe nyine Kalisa, nimumfungurire. Bigeraho rero maze Violette agacunga akagare ke akaza akamufungurira. Arinjira Violette agahita yisubirira ku buriri, gusa nyine aba ari kunywa inzoga nyinshi rwose, ari kunywesha icupa kandi anaryamye. Kalisa rero aramubwira ati nubwo rwose bitandeba ariko nanone si byiza kunywa inzoga kandi unarwaye maze ukanywa inzoga nyinshi. Violette atamubwira ati umukozi wanjye hari ikintu uvuze ko numvise uvuga. Kalisa nyine ahita aceceka kuko aba yumva bamuciye amazi. Violette atamubwira ati umva neza kandi fungura amatwi, ndashaka kurya ipirawu kandi yatekewe mu rugo, ntabwo nshaka ibiryo byo muri resitora.
ikindi kandi nibimara gutungana neza ubinzanire, unzaniye n'akarahure k'akawayini. Kalisa ati none se ni ibyo byonyine mushaka? Violette ati mva imbere. Kalisa rero ajya mu gikoni maze agatangira gutegura nyine ibyo kurya, arabitegura maze byaba bigiye gushya habura gato cyane. Atangira no guhanagura muri iki gikoni yasukuye nyine, n'ubundi ibigikomeje aba ari kugenda abona utuntu tw'utwanda, akibaza ukuntu abantu batekera mu gikoni gisa gitya, biba byamuyobeye. Gusa nyine wa musore w'ibogare wihagararagaho ubu rwose aba yaciye bugufi, noneho ari mu gikoni ari guteka. Violette rero ahita asa nyine acunga akagare ke maze akinjira mu gikoni, agahita amubwira ati reka gukora amasuku hano, ntabwo rwose aricyo nakuzaniye kuko n'ubundi hano isuku isanzwe ihari. Aravuga ati isuku isanzwe ihari, maze Kalisa akumirwa n'ukuntu waba abona hari umwanda ukabije. Ndetse Violette ahita amubwira ati ibyo wateguye byose bimene kuko ntabyo ngishaka, nta n'ibyo ndi burye. Ubwo rwose biba byari mu buryo n'ubundi bwo kugira ngo amugore amuvune. Uyu musore rero ahita atangira kurira, amarira agatangira gushoka, aba yumva rwose kwihangana bimunaniye, ukuntu umuntu amubwira ngo genda utegure ibyo kurya byaba bigiye gushya ahita amubwira ngo bimene ntabyo ndi burye. Umunsi wakurikiye rero Violette aba yicaye hanze muri jaride ari kureba amafoto ye muri telefone, aba ari kwireba amaguru nyine, areba ukuntu yagenderaga ku maguru ye, areba ukuntu yambaraga udukanzu nyine tumugera mu mavi, aba ari kureba amafoto ye agakomeza akayazuminga. Abakiri muri ibi rero amarira ari gushoka ku matama, maze Kalisa akaba arahamusanze, aba akimukubita amaso kubera n'umujinya n'umushiha aba yahise agira, maze Violette agahita afata ikirahure cya wayini aba ari kunywa agahita agisuka ku maguru ya Kalisa. Kalisa agahita aceceka agahindukira akamureba. Violette ati ndumva rwose mfite ishyari ryawe, ni gute ugendera ku maguru yawe nyamara njyewe ntabasha kugenda? Ni gute uhagaze ku birenge byawe bibiri nyamara njyewe nicaye muri aka gatebe hula? Ati ikirahure kimwe gusa cya wayini nicyo cyanyambuye ubuzima bwanjye. Buriya wari unaniwe kwihangana ngo ukihanganire ukihorere? Wari unaniwe se kwihangana ngo iyo suku nzayikore bukeye? Nyamara kunanirwa kwihangana kwawe nibyo rwose byanyambuye ubuzima. Ubu ngubu kuba narabuze amaguru yanjye ntakibasha guhaguruka hejuru y'akarahure aka kangana urwara, ubwo wari unaniwe kwihanganira ibyo bintu koko? Aba ari kuvuga ibi bintu byose, maze Kalisa nawe amarira agatangira gutemba ku maso, kuko rwose nawe bari kubitekerezaho neza, agasanga yararengereye, agasanga ibintu byose byabaye kuri uyu mukobwa kubera amakosa ye, kandi ku kantu gato cyane yagombaga kwirengagiza akigira rwose nk'aho atakabonye. Nyamara kuba yananiwe kwihangana byambuye amaguru uyu mukobwa. Uwo munsi rero Kalisa arataha afite agahinda kenshi, maze akagenda akicara muri salo ye agatangira gutekereza byinshi. Areba rero ya tapi maze akayibwira ati amakosa ni ayawe, iyo rwose utaba uri hano ntibakumeneho iriya wayini, ahari ntabwo mba naragize umujinya nk'uwo nagize kugira ngo Violette arinde ataha mu masaha y'ijoro. Gusa nyine araryama, ariko nanone ntabwo aba agisinzira, aba asigaye yirirwa yibaza ibintu yirirwamo, ibintu biri kumubaho biba rwose nawe byaramucanze. Umusore wiyemeraga wihagararagaho, nyamara ubu baba basigaye bamumenaho amazi uko babonye, bamukoropesha, bamukoresha imirimo yose rwose isuzuguritse atajyaga yemera gukora. Umunsi wakurikiye rero Kalisa n'ubundi arabyuka akitegura, maze akajya iwabo wa Violette. Aba rero agiparika imodoka mu gipangu agahita ahura na mama we n'abasohoka ajya mu modoka. Mama wa Violette ahita amubaza ati ariko ubundi wa musore we ukora iki mu buzima busanzwe? Kalisa ati njyewe rero nkunda gukora business rwose za online, nkunda gushora amafaranga yanjye muri business nyine zikorerwa ku ikoranabuhanga. Mama wa Violette ati nabivuze, uri umutekamutwe, uri umutubuzi, nari mbizi rwose.
Kalisa ati hoya ntabwo ariko bimeze, ntabwo rwose ndi umutubuzi. Mama rero wa Violette ahita abwira Kalisa ati umukobwa wanjye ugomba kujya umwitaho neza ukamukorera ibyo ashaka byose. Kalisa ati yego, ati ariko nanone agomba kurekera kunywa inzoga nyinshi kuko rwose arakabije. Mama wa Violette ati genda ibyo ugenda, genda umwiteho, ati wowe se ubundi urinde wo kumubuza gukora icyo ashaka cyangwa ikimushimisha. Kalisa ahita yumirwa ukuntu uyu mubyeyi ntacyo biba bimubwiye kuba umwana we ari kwiyangiza bigeze aho ngaho. Gusa nyine ahita abaza umukozi w'umukobwa wo muri urwo rugo ati Violette ari hehe? Uyu mukobwa aramubwira ati uramusanga kuri pisine, niho yagiye niho yicaye. Kalisa rero aba agitunguka nyine kuri pisine aho Violette aba yicaye, maze n'ubundi agasanga ari kunywa inzoga rwose mu gitondo cya kare. Ahita abwira Violette ati ni ukuri ntabwo rwose ari ubu buzima wakabaye ubamo, ati ibi ni ukwiyangiza bikakomeye, ati aya masaha ni kare cyane kuba rwose wabyukira ku nzoga. Maze Violette agahita amubwira ati uravuze ngo ni kwiyangiza, ati n'ubundi narangije kwangirika ntacyo nkiramira, ati ntabwo rwose uzi ibintu ndi gucamo, ati uzi icyo ari cyo guhora wicaye ahantu hamwe utanyeganyega, ati uzi icyo ari cyo kubura amaguru yawe, ati uzi icyo ari cyo guhora kugira ngo ujye ahantu ari uko bakujyanayo cyangwa bakagenda bagusunika, ati ibyo bintu ntabwo wabyumva kuko nyine wowe uhagaze ku birenge byawe, ati ubuzima ntacyo bumaze, ati nta na kimwe. Maze Kalisa ati umbabarire rwose narahemutse. Maze Violette ati oya ntabwo ari wowe wampemukiye, ni njyewe nihemukiye kubera yuko nagukunze byoroshye kandi ngukunda cyane mu gihe gitoya. Navuye mu rukundo ntaranarwibagirwa, nta n'igihe ndamara kugira ngo ngire ibikomere mpita ninjira mu rukundo rwawe nanjye. Ni njyewe nihemukiye kubera ko ni njye navuye iwawe niruka cyane, ni njye wikoreye ibi ngibi. Iyo ntamenyana nawe, iyo ntagukunda, ntabwo ibi byose byari kumbaho. Ibyo bintu byose rero ni amakosa yanjye. Gusa nanone sinumva impamvu ngomba gukomeza kubaho kuko ntacyo mbereyeho. Ubu si ubuzima umuntu rwose yakabaye akomeza kubaho. Uzi ukuntu amaguru aba andya, uzi ukuntu mba numva rwose mbabara umubiri wose. Ntabwo rwose nakomeza kubaho gutya. Ubuzima nk'ubu nkwiriye rwose kubushyiraho iherezo bukarangira. Ubwo kandi avuga ibyo bintu agahita asimbukira mu mazi, n'ubundi aba yicaye ku nkombe nyine za pisine, amaguru ari gukora mu mazi, ahita asimbukiramo rero. Maze kubera ko n'ubundi amaguru yatakoraga ntabwo yari kubasha koga, n'ubundi agwamo nyine nk'ikibuye. Kalisa rero ahita amusimbuka inyuma ati hoya Violette wikwikorera ibyo bintu hoya. Ahita rero amukuramo akamushyira ku nkombe, maze agatangira kumukanda mu gituza kugira ngo rwose amazi aba yamwinjiyemo yose asohoke. Amazi amusohokamo maze akamushyira mu kagare atavuga, akamujyana mu nzu. Amugeza rero mu nzu maze akamukuramo iyi myenda iba itose, nawe nta jambo na rimwe avuga, ndetse na Violette nta na rimwe avuga. Akamuhindurira imyenda, akamufubika neza, akamugira neza. Uyu munsi rero noneho Kalisa ntabwo rwose ataha, aguma hafi y'uyu mukobwa kuko ababona noneho yarangije kwiyanga burundu. Aramuryamisha rero akamworosa maze agasinzira neza cyane. Kalisa nawe yicara mu ntebe iri aho nyine hafi y'igitanda, nawe akayisinziriramo. Mama rero wa Violette aza mu cyumba maze agasanga bose basinziriye, akabona n'uyu musore yaraye aha ngaha. Gusa nanone yumva yishimye ko umukobwa we noneho bari kumwitaho by'umwihariko, ahita yongera akisohokera maze ntihagire umuntu umenya ko yinjiyemo. Violette rero akanguka maze akabona Kalisa noneho yaraye aha ngaha, aramureba maze akamwenyura. Yibuka kandi amagambo yose yamubwiye ati uramenye rwose ntukiyambure ubuzima kubera ko ntabwo nyine ubayeho ku bwawe, ubu hari abantu rwose ufitiye umumaro. Ntukiyahure rero, nta mpamvu yo kwiyambura ubuzima, imbere ni heza. Areba nyine uyu musore n'ubundi muri kino gihe cyose bamaranye, uba ari kugenda amusubizamo imbaraga, amusubizamo intege, amubwira ko nta kwiheba, agomba rwose kwiyakira.
kandi nanone Kalisa aba akomeza kubwira uyu mukobwa ko azamuba hafi, atari uko gusa ari itegeko, ahubwo rwose n'ubundi azakomeza kumwitaho. Violette rero areba uyu musore uba wasinziriye mu ntebe maze rwose akamwenyura. Buracya mu gitondo rero n'ubundi uyu musore agataha, ariko aba agiye guhindura imyenda no kwitegura gato kugira ngo yongere agaruke. Mama wa Violette rero we aba ari aho ngaho ari muri salo, ari kugenda azenguruka inzu yose ubona afite stress. Violette rero arabyuka aseka rwose, noneho ubona akeye ku isura, maze akabaza mama we ati ma, aya masaha se ni gute waba uri hano? Mama we ati mfite ibintu byo kukubwira, gusa nanone ntabwo nzi aho nahera mbikubwira. Violette ati nta kibazo, hera ku musozo cyangwa ku ntangiriro, nta kibazo, mbwira rwose ndakumva. Abatangiye kumubwira ibi rero, maze Kalisa akaba aragarutse, aba afite igikapu kirimo ibintu abazaniye uyu mukobwa. Violette aba akibona Kalisa yinjira mu rugi nyine nyuma ya mama we, agahita atangira kwitunganya, kwihungura mu maso, imisatsi akayitunganya neza maze agatangira kumwenyura. Kalisa ahita asuhuza nyine uyu mubyeyi baba batigeze babonana. Violette ati none se kuki uhise ugaruka koko? Ntiwari unaniwe? Ntabwo wagombaga kubanza kuruhuka? Kalisa ati hoya, nagombaga kukuzanira nawe ibyo kurya byawe ukunda, nagombaga rwose kukwitaho, nta kuruhuka rero guhari. Mama wa Violette rero abona ko Kalisa aje maze agahita abasezera, gusa afite stress, agahita ajya mu cyumba cye. Kalisa rero araza akicara maze akabwira Violette ati hari ikintu nakuzaniye. Aba ari gufungura nyine agakapu aba afite, maze Violette ati wanzaniye ibyo kurya? Kalisa ati cyane rwose, nakuzaniye nyine ifi ukunda cyane, ndabizi urayikunda, niyo mpamvu ariyo nakuzaniye, itetse neza kwa kundi uyikunda. Aba ari gukura rero mu gakapu maze agakuramo n'amazi. Violette agaseka akenda gupfa, ati wanzaniye n'amazi? Kalisa ati cyane, ntagombaga nayo kuyazana. Violette ati nyamara nayo hano aba ahari. Kalisa ati hoya, nashakaga ko nyine noneho uri bunywe ay'umwihariko nakuzaniye. Violette rero ahita aseka, aba yishimye rwose, uba ubona noneho mu maso ye hakeye. Kalisa rero ahita akuramo bya byo kurya maze akahita akurura ka kagare Violette aba agenderamo akakegereza nyine, ahita rero atangira kumugaburira amutamika, ati banza wumve iyi fi, noneho ndahita ngutamika no ku muceri wumva uko bimeze. Aramutamika rero maze Violette ati mbega biraryoshye cyane, noneho kuba uri no kubingaburira biri kuryoha kurushaho. Baba barebana mu maso baseka. Ubwo rero umuceri ucika Kalisa maze ukatakara ku ipantaro y'umweru Violette aba yambaye. Kalisa ahita ashaka kuwukuraho vuba vuba, ati mbabarira ndakwanduje. Violette ati nta kibazo, byihorere rwose. Ahita amukuraho akaboko akamubwira ati byihorere, reka mbanze nirire, turaza kuba tubikuraho. Kalisa rero wabangamirwaga n'umwanda rwose, wabaga ushaka ko ibintu byose biba biri ku murongo, akomeza kujya akajisho kuri uyu muceri maze agatangira kujya aseka, kubera ko nyine uyu mukobwa aba yiyanduje. Violette rero abona ko rwose byashekeje Kalisa cyane, agahita atoragura wa muceri maze agatangira kuwumutera. Bahita nyine batangira kubigira nka burage, bagatangira kubigira imikino yo guterana ibiryo. Noneho rwose Kalisa aba atangiye kujya acisha makeya ku bintu byerekeranye no kwiyanduza no kunyanyagiza utuntu. Aba atangiye kujya rwose abona ko ibintu bishoboka, aba atangiye kujya yoroshya ubuzima mo gakeya. Aba rero bose rwose barishima, maze Violette nawe agatangira noneho kugenda yumva rwose atangiye kugarura icyizere cy'ubuzima. Mu masaha y'ijoro rero Kalisa arataha, maze mama wa Violette akamusanga mu cyumba, ahita amubwira atumva rero mwana wanjye, nakomeje kumva rwose ibintu by'ibihuha, maze bituma ntangira rero gushaka amakuru ya nyayo. Naje gusanga burya rya joro atari impanuka wakoze, uzi ko abantu duhanganye nyine mu ishyaka ari bo bagushakaga, ngo bari bamaze icyumweru cyose birirwa baguhigira hasi hejuru. Ngo rero babonye noneho
ukaza iyo bahita bakugonga. Ubwo Violette aba ari kumva ibi bintu noneho akumirwa, ati ma ushatse kuvuga ko ari ibintu byambayeho atari agisida? Mama we ati hoya rwose impanuka ya hehe, ati ni ibintu bari barapanze, ni ukuvuga ko rwose bashakaga kugira ngo nyine bambone kugira ngo kandi bance intege, ariko noneho bihorere, ndaje nyine nongere noneho uburinzi cyane, nta muntu rwose uzongera kubasha kungirira nabi, ikindi kandi nzabonana nabo bose bose. Violette rero yumva amagambo mama we ari kuvuga, maze akumva rwose nta nubwo mama we ahangayikishijwe no kuba umwana we aryamye ku buriri atabasha kugenda. Violette ati kandi ku yindi nshuro urongeye nanone unshyize mu bibazo kubera akazi kawe k'amahitamo yawe, urongeye unteje ibyago, uraho uri kuvuga ngo uzongera uburinzi, ngo uzagira ikintu yongera gushaka gukora muzabonana, nyamara njyewe ndyamye ahangaha, urumva se ibyo uzakora hari na kimwe kizatuma mpabyuka? Uzi ko ubu ndyamye muri iki gitanda kubera wowe, nyamara warenganyaga rwose Kalisa ngo ni wowe wakoze ibi byose, ngo ni wowe wateje ibi bibazo, nyamara mu by'ukuri ni wowe wabinteje. Mama wa Violette rero akomeza kumusaba imbabazi, ariko Violette uba amaze kurakara ahita amubwira ati mvira mu cyumba, gira vuba, sinkeneye kongera kukubona kuko byose ni amakosa yawe. Mama we rero ahita asohoka. Buracya rero maze Kalisa akagaruka ku kazi nyine nk'ibisanzwe, araza agakomanga, ariko wa mukozi wo kwa Violette mu rugo ahita aza akamufungurira, maze akamubwira ati Violette yavuze ko rwose atakigukeneye hano, yavuze ko utagomba kugaruka ku kazi, ugomba guhagarika akazi. Kalisa ati none se ameze neza, nta kibazo afite, yavuze ngo mpagarike akazi? Uyu mukozi ati yego. Ashaka rero kwinjira Kalisa ku ngufu nyine ngo ajye kureba Violette, ariko uyu mukozi agahita amusubiza inyuma, agahita ashyiraho urugi, ati genda kandi ntuzagaruke, niko yavuze ko tutagomba kujya tugufungurira. Kalisa ahita yumirwa, maze akagenda agasubira mu modoka agataha. Kalisa rero atwara imodoka nk'umusazi, ariko yagera mu nzira agahagarara gatoya, maze agatangira kwitonganya, ati uriya mukobwa kubera iki yavuze ko adashaka kumbona? Naba naramukoreye iki? Naragerageje rwose ngerageza kumubanira neza no kumuba hafi, ni iki naba nakoze rero gituma yumva adakeneye kumbona? Nako reka nanjye ne kurekeraho rwose gutya gusa, reka nsubireyo. Ahita akata imodoka agasubira inyuma, maze agasubira kwa Violette, aragenda bakamufungurira, ahita ahagarara hanze agatangira kumuhamagara cyane, ati Violette, ndabizi neza ko uri kunyumva, ntabwo rwose ndi buve hano kugeza usohotse muri iyo nzu ukaza tukavugana, nudasohoka rwose ndigumira ahangaha. Arakomeza rero agahamagara ajya kubona akabona Violette arasohotse mu kagare. Violette rero aza amubwira ati impamvu nyine navuze ko ntakeneye kongera kukubona hano, ndashaka rwose ko usubira mu buzima bwawe busanzwe, kuko namenye ko ibi byose atari wowe wabiteye. Ati ishyaka nyine rihanganye n'irya mama nibwo rwose bankoreye ibi bintu, ati ibi byose rero nabikorewe na mama umbyara, ntabwo ari wowe, niyo mpamvu rero nanze ko rwose uguma ahangaha nkakugumana, nashatse ko wasubira mu buzima bwawe busanzwe, ukongera ugasubira muri gahunda zawe zose, kandi rwose ndakwinginze umbabarire ku bintu natumye ucamo, kuba narakubwiye nabi, ibyo nagukoreye byose ubimbabarire, kuko rwose ntabwo yari wowe. Kalisa rero yumva ibintu byose nta jambo na rimwe avuze, maze agahita akuramo rinete, agahindukira akareba hirya, aseka ari no kurira kubera ukuntu aba ababaye nyine, ukuntu ibi byose yanyuzemo bitari kubera we. Arakomeza rero akareba hirya yifashe nyine ku munwa, ari kubitekerezaho ibi bintu byose bamubwiye. Arahindukira rero akagaruka ati Violette, mbwiza ukuri. Yareba agahita amubura, Violette aba yisubiriye mu nzu kandi agahita anashyiraho urugi. Kalisa rero akomeza akamuhamagara, ariko noneho ntiyongera kwitaba, ahita rero afata icyemezo maze akitahira. Kalisa rero ahita ajya kubwira Clement ibintu byose uko byagenze. Clement aramwumva agahita amubwira ati nyuma y'amezi 4 uri muri tizo, n'iki gihe cyose umaze nyine wita kuri uriya mukobwa, nibura ubu ngubu rwose noneho uri
uri free, nta kibazo na kimwe ugifite, uba urigenga rwose nta kibazo. Ati jyewe rero nakugira inama y'uko wafata nk'amezi nk'atanu cyangwa arindwi ukajya nka Dubai, maze ukajya kuruhura mu mutwe, ukagenda rwose ukajya wirirwa utembera ukaruhuka, ibi byose ukabyibagirwa. Ati ariko nyine mbere y'uko ibyo byose bigerwaho, wakabaye ufata umwanya n'ubundi ukisubirira mu tubyiniro nyine kwa kundi kwawe, n'ubundi rwose ukongera ukaruhuka. Ukeneye kwibagirwa ibintu byose byakubayeho maze ukongera ukaba mushya mu mutwe. Ibi bintu byose ariko Clement ababibwira Kalisa, Kalisa we nta jambo na rimwe ari kuvuga, aba yatwawe n'ibitekerezo, ari kure cyane rwose, ntabwo aba no kumva neza ibintu bari kumubwira. Kalisa rero iri joro araryama ariko akabura ibitotsi, akananirwa gusinzira neza burundu. Agerageza guhamagara Violette kuri telefone ariko akanga kumwitaba, kandi Violette nawe ntaba asinziriye, aba aryamye rwose akanuye, akajya areba iyi telefone iri gusona ariko akayihorera. Buracya mu gitondo rero maze Kalisa akajya muri resitora yakundaga kuguramo rero ya mafi yakundaga gushyira Violette. Abahagaze kuri reception ari kubabwira ko rwose ashaka ko bamupakingira amafi ameze neza maze akayashyira Violette, maze agahita yumva ku ruhande umuntu rwose useka neza cyane nka Violette. Areba hirya agahita asanga koko ni Violette uba wicaranye n'undi musore. Violette nyine yishimye ari guseka rwose anezerewe. Kalisa rero ahita aza maze akabasuhuza ati Violette, ni wowe uri aha ngaha? Ahita amusuhuza maze akamubwira ati ndashaka ko nyine unampuza n'uyu musore muri kumwe utuma wishima bigezaho. Ikindi kandi ndifuza rwose kujya mu kiganiro cyanyu maze nanjye nkumva rwose ikintu kiri bugusetsa bingana bityo. Violette ahita amubwira ati Kalisa, rwose ibyo ntabwo byaba ari ikinyabupfura kwinjira mu kiganiro cy'abantu maze ukaza kutubuza kwivugira, ntabwo rwose ari uburyo bwiza. Ikindi kandi nakubwiye ko rwose wakwigendera ugakomeza ubuzima bwawe, sinumva rero ikintu ushaka, ndeka rwose, ndeka njyenyine nawe ukomereze ubuzima bwawe. Kalisa rero ahita amubwira ati ndakubwiza ukuri, njyewe nta bwoba na bukeya rwose mfite. Ati kubera ko narafunzwe kubera wowe, nakoze imirimo yo mu rugo kubera wowe, nakubiswe n'abantu tungana kubera wowe, nta bwoba mfite rero, nta n'ikindi kintu ntakora na kimwe kubera wowe. Violette atamubaza ati none se hano ninde muntu uri kugutera ubwoba? Kalisa rero ahita aca bugufi maze agahita asoma byihuse cyane ku munwa Violette. Violette aceceka ibyo ari kuvuga maze agahita akanura nyine ukuntu nk'umuntu utunguwe. Kalisa ahita atereka bya bintu yaraguze imbere ya Violette ati nari mvuye kugutangira komande y'amafi. Ati urakoze cyane rero, umunsi mwiza. Ahita asubira kuri reception maze akababwira ati nimumpe fagitire nishyure. Violette irasigara akanuye rwose yabuze icyo akora. Uyu musore rero baba bari kumwe nawe asigara ari kureba hirya no hino yayobewe ibibaye, areba kandi Violette akabona ni nkaho rwose yishimiye iriya bizu baba bamuhaye bamutunguye. Uyu musore rero ahita abona ko ibyo rwose na Violette bidashobora kugera kure kubera ko ababona ko ashobora kuba akunda Kalisa kandi cyane. Umunsi wakurikiye rero Kalisa ajya gushaka mushuti wa Violette maze akamubaza ati uriya musore uri kugendana na Violette muri iyi minsi ninde? Ndashaka kumumenya kuko rwose aramwishimiye cyane, wagira ngo aramukunda. Uyu mushuti wa Violette ati ntakubeshye, uwo musore ntawe nzi, Violette ni inshuti yanjye cyane ariko ntabyo yigeze ambwira, nta gitekerezo rwose mbifiteho. Kalisa ati rwose nshakira amakuru. Uyu mushuti wa Violette ati ejo nzajyayo numve rwose, ariko ibyo ari byo byose uwo muntu ntabwo ari uw'igiciro, umuntu ntazi. None se ko wowe mwamenyanye nkakumenya? Ati uwo muntu rwose ubwo ntabwo ari uw'ingenzi mu buzima bwa Violette. Kalisa rero amara gutandukana n'uyu mukobwa kandi haba ari mu masaha y'ijoro, agahita ajya kwa Violette. Aragenda rero n'ubundi
umuzamu akamufungurira, ahita abwira uyu muzamu ati genda ubwire wa mukobwa ukora mu nzu maze ajye kureba Violette amubwire ko ndi hano kandi mushaka, amubwire ko agomba kuza tukavugana, nataza iri joro ndarimara hano hanze. Ibi byose rero babibwira Violette maze agasohoka aje kwirukana rwose uyu musore, araza agahita abwira Kalisa ati ariko ubundi wowe niki cyakumaze ubwoba gute rwose mu masaha y'ijoro nk'aya utinyuka kuza iwacu? Ati ikindi kandi nawe wa muhungu bamufunguriye, ibi ngibi nizere ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma, kuko nibyongera ni wowe nzirukana mbere y'uko agenda. Kalisa rero ahita abwira Violette atumva nkubwiza ukuri, narabigerageje rwose ngerageza kujya kure yawe, nagerageje kukureka, nagerageje rwose kukwikuramo, kuko nibyo umuntu wese uri normal yakabaye akora, yakabaye rwose ajya kure yawe agahita byibagirwa ibyabaye byose, ariko njye byarananiye kubera ko ndagukunda kandi cyane, ntabwo rwose nshobora kubaho ahantu utari. Violette ahita amubwira ati ngo urankunda, ahubwo uri kumva nyine wishinja amakosa ko ibyabaye byose byaba byaratewe nawe kandi nyamara atari wowe. Kalisa ati hoya ntabwo rwose ndi kwishinja amakosa, ndagukunda bya nyabyo, ati kandi ndifuza ko rwose waguma hafi yanjye kuko ndifuza kuba wa mugabo nyine wifuzaga. Violette ati hoya, ati wowe rwose uri umugabo uteye ubwoba, ntabwo ushobotse, ati ntakubeshye naba narakoze agisida cyangwa ntarayikoze sinifuza rwose gusubira mu rukundo nawe, sinakwifuza nk'umugabo wanjye kubera ko uri umunyamahane, ibintu byose ubigira intambara, ntabwo ari wowe rwose nshaka. Kalisa ati yego ndabizi rwose ntabwo nshobotse, ariko ndifuza noneho guhindura imyitwarire, ndifuza guhinduka ukabibona, kubera ko njye namaze kubona ko ari wowe mugore nkeneye, ni wowe mugore nshaka rwose, wujuje ibisabwa byose. Ati rero ndakwifuza rwose ngo ngume hafi maze nanjye uzabibona ko kandi nahindutse ntakiri wa wundi. Violette ati ibyo bintu ntabwo rwose nabyizera, ati none se ubundi urankunda ku buryo wabasha kwihanganira ibi bibazo byose nanyuzemo n'uku kuntu kose meze? Kalisa ati ndagukunda cyane kandi ndifuza yuko iyi episode y'ubuzima bwacu yatumye tugera ahangaha twayibagirwa. Ikindi kandi Kalisa ahita amubwira ati ikindi kandi n'ubundi rega uracyari sheri wanjye, ati kubera ko njye nawe ntabwo twigeze dutandukana, gusa nyine habayemo kutumvikana ariko ntabwo twigeze tuvugana ko dutandukanye, ubwo rero uracyari sheri wanjye n'ubundi twakomereza aho twari tugejeje. N'ubundi rero aba bose bahita basomana maze bakongera rwose bakishima kandi bakiyumvanamo. Kalisa rero afata icyemezo ko agomba kujya kubwira iwabo wa Violette ko agomba rwose kumujyana mu rugo iwe n'ubundi agakomeza akamwitaho ari hafi aho ngaho, nubwo rwose baba batarakora ubukwe ariko aba akeneye rwose kumwitaho amwegereye. Mama we rero utanacyumvikana na Violette neza rwose we nyine arabyishimira. Violette nawe kandi aba abishaka kujya rwose kubana n'uyu musore kubera ko nawe aba yarakomeje kumukunda. Ikindi kandi aba amaze kubona ko n'uyu musore ari umwana mwiza, niba rwose aba yaragarutse noneho ari we ubyishakiye atari ukuvuga ngo ni itegeko. Kalisa rero ajyana Violette mu rugo iwe maze agatangira kujya amukoresha udusiporo tworoheje, amugorora ibirenge, amugorora amaguru. Baba rwose basigaye bibera mu rukundo, gusa abamucunga muri ka kagare nyine bakigira hanze akamujyana ku kazuba maze agatangira kumubwira ati ntiwakumva ukuntu uri mwiza, ati ndagukunda kandi ndakwishimira. Violette nawe ati nkubwire si ibanga nari naraguhishe, ati uzi yuko cya gihe nyine wazaga ukansanga muri resitora maze ukansoma sinigeze nongera kubyibagirwa, uzi ko ntigeze nongera gusinzira ngo nkwikure mu bitekerezo, ati ntakubeshye iriya bizu yatumye ibintu byose wankoreye mbyibagirwa, ati rero nuko nihagararagaho atari ko nakubeshye, nanjye ndagukunda cyane cyane, ati kandi mba numva rwose ntabaho ntagufite, ati ikindi warakoze rwose kwihanganiriza imvune zanjye ariko ugakomeza kunyitaho. Kalisa ati hoya ntabwo rwose
rwose uri imvune ahubwo uri ibyishimo kuko ni ukuri kuba ndi kumwe nawe mba numva nezerewe rwose. Kalisa rero arongera agahura na wa mushuti we Clement maze akamubwira ati mva nkunda Violette, ubu ngubu nibwo namenye ko mukunda kandi byimazeyo, ndamukunda ku buryo rwose mba numva nkeneye nuko yazambera umugore. Clement ati hoya se, ntumbwire ko rwose usigaye ukunda uriya mukobwa cyane kandi agendera mu kagare, umusore rwose w'igikundiro wirirwaga avuga ko ashaka umugore udafite defo n'imwe, ati wirirwaga unegura abakobwa utuntu duto cyane bafite tw'utudefo, none wakunze utabasha no guhaguruka. Kalisa ati ceceka, ibyo ntongere kubivuga, ati uriya mukobwa ni urukundo rw'ubuzima bwanjye, ndamukunda ku buryo no kumwitaho byonyine mba numva binshimishije, iyo ndi kumuterura mwicaza mu kagare neza mukuramo mutunganya, ndakubwiza ukuri niho naboneye imbaraga z'urukundo, ndamukunda cyane kandi mba mbona ari mwiza cyane, mbona nta n'undi muntu n'umwe umurenzeho, uriya rwose niwe wanjye. Clement ahita amubwira ati rero rwose nta kibazo, kubera yuko uriya mukobwa ni umukobwa mwiza kandi warezwe, ntabwo rwose uzaba uhisemo nabi, njyewe ndagushyigikiye ijana ku rindi. Kalisa ati uzi ko na mama we yatubwiye ko yaduhaye umugisha wa kibyeyi rwose, aratubwira ngo nta kibazo, ngo arabyishimiye, abantu bose baratwizeye kandi baradushyigikiye, ariko rwose ndakubwiza ukuri ntugire ngo ni ukuba yenda ntekereza ko namuhemukiye ngo ndi kwica amande, oya ndamukunda bya nyabyo rwose, ku buryo n'ubundi umuntu ambwiye ati ongera uhitemo, n'ubundi nakongera nkamuhitamo inshuro nyinshi. Kalisa aba yarahindutse rwose, noneho yarabaye umusore uri romantike birenze, abasigaye yicara maze akaririmbira Violette bicaye muri salo, akamuririmbira uturirimbo twinshi kandi twiza tw'urukundo dutuje. Violette rero nawe akishima cyane, ababona rwose anejejwe no kuba mu rukundo n'uyu musore. Violette rero abwira Kalisa ati urabona rero kubera ukuntu ugira imijinya cyane maze ukanivumbura, reka dushake amagambo y'urukundo tuzajya dukoresha igihe rwose twarakaye, umwe muri twe yarakaye. Maze Kalisa araseka ati nkayahe se kandi? Violette ati urumva nuzajya nyine uba wandakariye nzajya nkubwira ko ngukunda, nanjye kandi niko bizajya bigenda. Kalisa ati nyine nk'ubwo nkaza ndi kugusomera ku makosa wakoze maze ugahita umbwira ngo urankunda, ati none se ubwo byadufasha iki? Violette ati bizakidufasha cyane, kubera ko rwose uzajya wumva umujinya wari ufite atari wo bagushubije, aho kugira ngo njye nawe dutongane tubwirane amagambo akomeye, umwe muri twe azajya aba yarakaye undi ajya amubwira ati ndagukunda, abanza acururuke maze namara gutuza tuganire ku kibazo cyabaye ariko dutuje twese tutagifite imijinya. Kalisa rero ahita yumva ari inama nziza ya nyayo. Mu masaha rero y'ijoro bajya kuryama, maze Kalisa agatangira gukora kuri Violette. Violette aramubwira ati ariko narabikubwiye rwose ko ntabishaka ko dukora gahunda, ati ntabwo ndi muri mudu yabyo rwose ndakwinginze. Kalisa rero akomeza nyine akensista, ariko nanone yabona uyu mukobwa atangiye kurakara agahita yigarura ati ndagukunda mukunzi, ndagukunda rwose kandi cyane. Violette ahita yibuka rero bya bintu bavuganye maze agahita agaseka cyane, ahita ahabiza rero uyu musore akamubwira ati urakoze kubyihanganira, gusa ndagukunda cyane kandi nsigaye nkunda ukuntu umeze, warahindutse rwose mu buryo bugaragara. Kalisa ati humura nzakwihanganira igihe cyose ikintu utagishaka, humura rwose ntabwo nzajya gukoresha ibintu udashaka, ni njye nawe tugomba kubanza kubyumvikanaho kandi tukumva ko ari ubushake bwa twembi. Bararyama rero ariko bakaryama bose bishimye rwose kuko baba basigaye babyumvikanaho neza. Umunsi wakurikiye rero nanone Kalisa arabyuka agakora amasuku inzu yose akayitegura. Uyu musore yakundaga isuku ku buryo ntashobora kubivuga ngo mubyumve, yari umunyesuku cyane. Arabyuka agakoropa maze agashyira ibintu byose ku murongo akagenda. Amara kugenda rero maze Violette agahita afata bya bintu byose akongera akabijagarika, afata imisego y'intebe akayita hasi, nyine saro akayijagarika mu buryo bugaragara.
Kalisa rero aragaruka akinjira ati ariko sheri, iyi nzu nasize nteguye neza, ibintu byose mbishyize ku murongo, none dore byajagaraye. Violette aseka ati ndagukunda cyane mukunzi. Kalisa ati hoya wimbwira ibyo bintu, ntabwo uri kumva ibintu ndi kukubwira ko rwose wajagaritse inzu. Violette ati ndagukunda cyane mukunzi. Kalisa ati ariko se kubera iki rwose uri kugerageza kuntera umujinya? Violette ati nyine numara gutuza turaza kubiganiraho, kandi rwose nanjye iyi suku nayikora. Ati ibi ngibi nanjye rwose nakongera nkabikora neza nkabitunganya, gusa banza utuze. Ati ndagukunda cyane. Kalisa rero ahita aca bugufi maze akamubwira ati nta kibazo rwose sheri wanjye, reka nta kibazo nongere mbitunganye. Ahita yongera agatunganya ya saro neza, maze akabwira Violette ati kuri wowe urabizi rwose nta kintu na kimwe ntabasha kwihanganira, kandi warakoze kumpindurira amateka, kuko ubu rwose ya mijinya isigaye yaragabanutse. Ubu nsigaye naramenye yuko iyi nzu tuyivamo turi babiri, icyumba cyacu tukiraramo turi babiri, ntabwo uko nagisize ariko ngomba kugisanga. Ibyo bintu rwose ngomba kubimenyera, gusa nanone ndagukunda cyane, ndagukunda kandi ubyumve. Hashira iminsi rero maze Kalisa agafata Violette akamujyana muri salo, akamubwira ati ndashaka rwose ko uri kureba televiziyo, hari ibintu nshaka kwikorera kandi wihangane nyine. Kalisa rero ajya mu cyumba n'ibintu byose aba yaguze nyine yiteguye, maze agafata uburiri bwabo akashushanyaho umutima, yarangiza muri uwo mutima mo hagati akarambikamo impeta, imbere y'umutima akandikaho ngo ndagukunda. Aragenda rero maze akazana Violette, aza rwose ari kumusunika n'ubundi mu kagari nk'ibisanzwe, akamwinjiza muri cya cyumba. Violette aba agikubita amaso uyu mutima munini cyane ushushanyije impeta, rwose ayibona mbere y'ibindi byose. Agahita agenda akegera maze akareba iyi mpeta, arishima cyane agatangira guseka, maze uyu musore nawe agahita aca bugufi akamubwira ati mukunzi ndagukunda cyane, wanyemerera se ko kuzaba umugore wanjye? Violette ati nabyemera rwose, ati ndabyemeye kuzabana nawe ubuziraherezo, ndinde se rwose wo kutabyemera. Bahita bahoberana maze bagasomana. Violette ati nanjye ngufitiye surprise. Ahita rero akandagira hasi maze agahaguruka muri ya ntebe. Uyu musore aragira ubwoba akagira ngo haragiye kugwa, ariko akabona arakomeye cyane rwose. Ahita ahagarara maze akamubwira ati nanjye ndagukunda cyane, noneho dore mbivuze mpagaze ku maguru yanjye abiri. Kalisa rero aba yumiwe yatunguwe yifashe ku munwa ati sheri, ati wabashije gukandagira ryari? Violette ati maze iminsi, ati gusa umunsi nashyize ikirenge hasi nkumva kirakoze narakwihoreye kuko numvaga nkeneye rwose kuzagutungura. Ikindi kandi ziriya kaye wampagarega ntabwo nari gupfa kuzirengeshwa gutyo gusa. Bahita baseka rero maze n'ubundi Kalisa agahita asimbukira Violette akamuhobera cyane, bagahita basomana, maze Kalisa agahita n'ubundi amwambika nyine ya mpeta, kuko ntabwo Violette aberetse ayimwambika. Agahita amubwira ati ndagukunda mukunzi, ndagukunda cyane. Violette nawe ati nanjye ndagukunda cyane, uri umugabo w'inzozi zanjye rwose, uri uw'ubuzima bwanjye. Kalisa ati nishimiye kuzabana nawe ubuziraherezo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyishoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ugejeje ku musozo w'iyi nkuru rwose ni uko wayikunze, ntugende rero udakoze like, ni inkunga ikomeye. Ndabakunda cyane nk'ibisanzwe.